hari inkuru zica ku mutima kurusha izindi, si uko ari ndende cyane ahubwo nuko zifite uburemere utapima n'amagambo. Iyo yumvise hari ikigukuraho, hari ikigusigira, ni ukuvuga agahinda, umujinya n'ikibazo kitagira igisubizo kigira kiti ese koko ibi byashoboka? Wowe unkurikiye tekereza umwana ufite inzozi zoroshye, gukina n'abandi, gutaha avuye ku ishuri, kurya, gusinzira adafite ubwoba bw'ejo. None uwo mwana akangurwa nijoro akajyanwa kureba ababyeyi be, akabazwa ibibazo atumva neza, agahabwa icyaha atigeze yumva neza uko cyagenze, kikamuhama, hanyuma ubuzima bwe bugahagarara ataranabaho neza. Uwo mwana ni George Stein Jr. Muri iki cyegeranyo tugiye kumva inkuru y'ijwi ritigeze ryumvwa, inkuru y'umwana w'imyaka 14 witwa George Stein Jr. Je ndi Shema Sangwa Prise, nige mugiye kubana muri iki kiganiro. Mbaye ikaze. Mu 1944 mu gace ka Alcohol kari muri South Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuzima bwari bumeze nk'aho hari 200 itagomba guhura. Hari ivangura, abazungu ku ruhande rumwe, abirabura ku rundi, nta kugenderana, nta gusabana, nta n'amahirwe angana. George Stein Jr. yari umwana usanzwe mu muryango w'abirabura, yari afite mushiki we, ababyeyi bamukundaga, gusa nta wari uzi ko ubuzima bwe bugiye guhinduka mu buryo butazibagirana, atari ubishatse, atari nawe ubihisemo. Ku itariki ya 23 Werurwe 1944, abakobwa babiri bato b'abazungu, Betty June Binnicker na Mary Emma Thames, baburiwe irengero. Bari abana nk'abandi bafite ejo hazaza. Ijoro ryose abantu barabashakishije, bukeye babonetse bapfuye. Umujyi wose wahise ushyuha, abantu bashaka uwabikoze. Umujyi uhita uhinduka, ibyishimo bihinduka amarira, amahoro ahinduka uburakari. Abantu bashakaga igisubizo cyihuse, ntibari biteguye gutegereza ukuri. Buriya ngiyo ubwoba bwinjiye mu bantu, rimwe na rimwe ntibashaka ukuri, bashaka uwabibazwa. George, umwana w'imyaka 14, yabonetse hafi y'aho abakobwa bagaragaye bwa nyuma. Ibyo byari bihagije ku bantu bamwe. Amaso y'abashinzwe umutekano yahise ajya ku mwana muto w'umwirabura, George Stein Jr. Yari muto, atuje, nta mateka y'ubugizi bwa nabi yari afite, ariko ibyo ntibyigeze bihabwa agaciro. Yafashwe n'inzego z'umutekano, ajyanwa kubazwa ibibazo wenyine, nta mubyeyi, nta munyamategeko, nta n'umuhagarariye, yewe nta n'umuntu umwe wamubwiye ati ufite uburenganzira bwo guceceka. Bavuze ko yemeye icyaha, ariko nta nyandiko ibigaragaza, nta gihamya ifatika yigeze igaragazwa. Ibyabereye muri icyo cyumba cy'ibibazo byagumye kubibanga. Ariko si umwana uri wenyine imbere y'abantu bakuru, afite ubwoba, ashobora kuvuga iki? Ashobora guhakana koko? Urubanza rwaratangiye, ariko ntirwabaye nk'urubanza, rwabaye nk'igikorwa cyo kurangiza ikibazo vuba. Umunsi umwe gusa, iminota mike 10 yo kungurana ibitekerezo, nta mutangamuhamya urengera, nta bushakashatsi bwimbitse. Abacamanza bose ari abazungu, George ari wenyine, ari muto, afite ubwoba, atazi icyo kuvuga. Nyuma y'iminota 10 umwanzuro warafashwe. Ntibari bagishaka kumva, ntibari bagishaka gushidikanya. Tekereza ijoro rya nyuma ry'umwana w'imyaka 14, nta nshuti, nta muryango hafi, nta cyizere cy'ejo. Ese yararize? Ese yarasenze? Ese yatekereje kuri nyina? Ese yibajije impamvu ibi byose bimubayeho? Ku itariki ya 16 Kamena 1944, George yajyanwe aho igombaga kwicirwa. Yari muto cyane ku buryo intebe y'amashanyarazi itamuwanye, itamukwiye, atayikwiyemo. Bamwicaje hejuru ya Bibiliya kugira ngo abashe kuyigeraho. Iyo foto y'iyo ntebe, iyo ugerageje kuyitekerezaho, umutima uraremba. Umwana mu ntebe y'urupfu y'amashanyarazi, nta mahirwe yo gusubira inyuma. Imyaka irenga 70 yarashize, isi yakomeje kugenda, abantu barakura, abandi barapfa, ariko inkuru ya George ntigeze ishira burundu. Hari abagiye bibaza bati ese koko byari ukuri? Ese niba byari amakosa? Mu 2014 urubanza rwasubiwemo. Icyo gihe George yari yarabaye amateka, ariko ukuri ko ari kugikenewe. Urukiko rwavuze ko ibyo yakorewe bitari ubutabera, katigeze ahabwa uburenganzira bwo kwiregura, ko urubanza rwe rwari rushingiye ku ivangura kuko yari umwirabura. Izina rye ryahanaguweho icyasha, ariko ubuzima bwe ntibwagarutse. Inkuru ya George Stein Jr. irenza amateka, ni igikomere ku mutima w'isi. Ni inkuru itwibutsa ko ubutabera bushobora gukora amakosa, ko ukuri gushobora gutinda ariko ntigupfa, ko ubuzima bw'umuntu n'ubw'umwana bufite agaciro katagomba na rimwe guteshwa agaciro. Ariko hari ikindi gikomeye kurushaho. George ntiyapfuye burundu, yabaye ijwi ribwira isi riti ntimuzongere. Mujye mubaza mbere yo guca urubanza, mujye mwibuka ko n'umuto afite uburenganzira bwo kumvwa. Iyo utekereje kuri we, si inkuru y'umwana wapfuye gusa, ni inkuru y'umwana utarigeze ahabwa amahirwe yo kubaho, kandi mu buryo butangaje ni inkuru igikomeza kubaho mu mitima y'abantu bose banga akarengane. Hari igihe amateka atavuga gusa ibyabaye, ahubwo atubaza abo turi bo. Inkuru ya George Stein Jr. ntirangirira ku munsi yishweho, ntirangirira
itangirira yewe no ku mwaka w'ibihumbi 2014 ubwo urukiko rwavugaga akarengane. Oya, ni inkuru ikomeza mu buryo butagaragara, mu buryo bwumvikana mu mutima kurusha mu matwi. Ni inkuru igusigira ituze riremereye, ni inkuru igusigira amashusho atavugwa, umwana wicaye wenyine mu cyumba cy'iperereza, umwana utumva amagambo akoreshwa mu rukiko, umwana utazi neza icyo guilty bisobanuye mu buzima bwe, kandi kagusigira ikibazo kigoye kurusha ibindi byose. Ese iyo biza kuba ari wowe cyangwa umuvandimwe wawe cyangwa umwana wawe? Ubutabera bwatinze kuza kuri George, gusa nyuma bwaraje ariko busanga ntawe bugikiza. Ariko wenda si ubusa bwaje, wenda bwaje kugira ngo tubere isomo ritazongera kwibagirana, kuko hari ibintu isi igomba kwiga, kuko uri kudakwiye kwihutishwa, ko ubuzima budakwiye gucibwa mu minota 10, ko umwana atagomba na rimwe kuba igitambo cy'ubwoba bw'abantu bakuru. George ntiyigeze agira amahirwe yo kuvuga inkuru ye, ariko uyu munsi inkuru ivugwa n'isi yose. Si nk'iyo watsinzwe, si nk'iyo wibagiranye, ahubwo ni nk'iyo wabaye urumuri rugaragaza umwijima wari wihishe. Kandi ahari niba hari iki inkuru isize mu mitima yacu ni iki, ko buri gihe mu gihe tubonye akarengane tugomba guhagarara tukabaza, ko mu gihe tubonye umunyantege nke tugomba kumurwanira, kuko rimwe na rimwe ubutabera butangirira ku ijwi rimwe gusa ryanga guceceka. Kandi George nubwo atavuze yabaye iryo jwi. Jye Erishema Sangwa Prince, mwakoze kubana nanjye.